bijya gutangira umwe ari umuhisi undi ari umugenzi. Bwacya uwari umugenzi agahinduka umufana usanzwe, hanyuma uwo mubano wihariye witwa urukundo ugashibuka utyo uganisha ku kubana akaramata nk'umugabo n'umugore, ariko iherezo ryo rikanga rikaba ribi. Ibi mvuze niwo musaraba uvuna ibitugu benshi mu byamamare, kuko kwizanisha rinini ingo z'ibyamamare ibyitwa kurambana no gusazana babibona gusa mu nkuru mpimbano z'urukundo n'ibisigo. Ariko se ko abasangira ubusa aribo bitana ibisambo, kuki abasirimu basobanutse banafite byinshi babisangira babitamo amarira? Ubanza koko atari urw'umwe, kuko na Nyarwayinosa wamamaye mu itangazamakuru na muzika nka Yago Pondari, nyuma y'ibyumweru 3 gusa we n'umugore we Kayiranga Teta Krista bibarutse. Umudayimoni usenya izubatswe n'abastari urwabo yarushinzemo umusumari. Umugore yahukana ajya Butare mu majyepfo y'u Rwanda, ataye umugabo we iyo gihera hakurya za Kampala mu gihugu cya Uganda. Nyarwaya mu gahinda kenshi ati icyo mugomba kumenya, ntabwo nigeze nirukana umuntu nakundaga, ntabwo nigeze mukubita. Ikindi mugomba kumenya ni uko yansezeye nari mu rugo ndi mu kazi, anyoherereza ubutumwa ambwira ko agiye. Njye najyaga numva abahanzi baririmba izi nkuru simbashe kubyakira neza, nanjye ibintu bimaze iminsi nshamo ni inkuru zikakaye. Hanyuma umuntu wanjye agenda gutyo, ariko nyiricyubahiro mugomba kizagumaho. Inkuru y'itandukana rya Yago n'umugore we yatangiye guhwihwiswa ku mugoroba wa tariki 25 Kamena 2025, ndetse nyuma y'umunsi umwe inashimangirwa na nyir'ubwite Yago wabishimangiye abinyujije mu kiganiro yakoreye ku muyoboro we wa YouTube yise Yago TV Show. Imyaka yaribaye 2 Nyarwayinosa na Teta Krista bari mu munyenga w'urukundo rwanagurukije nyamukobwa mu Rwanda, akemera kumuramba ku mugabo we wasohotse igihugu avuga ko ahunze agatsiko k'abagome n'abagambanyi be. Yahungiye mu gihugu cya Uganda muri 2024. Bamwe bati umwijito w'abagore ntutana no kwahukana, abandi bati nyamara uyu muhungu ngo ni Yago nawe ntashobotse, kuko nawe iyo usubiye mu mateka y'abakobwa bakundanye usanga uyu muhungu atari shyashya. None se abavuga ko Yago yerukanye umugore we nyuma yo kuba apimishije umwana agatungurwa no gusanga atari uwe babikuye he? Yago ati umwana n'uwanjye 100%, ariko nyina we ntiyishimye kukomeza kwitwa uwanjye kuko yanantaye ntacyo yamburanye. Kuba nyamukobwa ntacyo arabivugaho nibyo biha icyuho inkuru zivuga ko Yago nubwo yigira umwere muri iki kibazo ariko adashobora kuba ari ikirwari mu rukundo. Abavuga ibyo bashingira ku mateka y'inkuru z'urukundo uyu Nyarwayinosa yavuzwemo n'abakobwa 2 bakundanye mbere yuko akundana na Kayiranga Teta Krista, nawe kuri ubu batagicana uwaka. None se ko ntandura ivugira ubusa ku musozi, aho Yago ntiyaba ari imiseke igoramye? Mbere yo kumuciraho iteka, reka tubanze turarame nk'abagiye guca urubanza rw'abavandimwe, ubundi twubure inyandiko z'amateka turebere hamwe ahahise ha Yago Pondari mu rukundo yavuzwemo n'abakobwa 2 babanje gukundanaho, tunamenye icyatumye batandukana batamaranye kabiri, hanyuma tuze kubishingiraho twemeza cyangwa se duhakana ibivugwa ko Yago yaba ari imiseke igoramye mu rukundo. Wageze kuri Bidani Drill TV kandi icyo gukora urakize. Ikaze rero mu isi y'ibyamamare, aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Nitwa Bizimana Dani, ni munyemerere dutangire gutya. Ku mwanya wa mbere turahasanga urukundo rwa Yago na Munezero Rosine wamamaye nka Dabijo, rwashyizweho akadomo n'amagambo y'akajomba bugabo nyamukobwa yashyije mu ndirimbo yise Jamais, agira ati attention naguhaga buri munsi nkashyiraho mani na punani, ariko nyuma gusa you never so love you. Iyo usesenguye neza amagambo hafi ya yose yumvikana muri iyi ndirimbo Jamais ya Dabijo,
uhita wumva ko nyamukobwa yayikoze kubera agahinda gakabije yatewe no gutenguhwa n'uwo yibeshyaga ko amukunda ari we Nyarwaya Innocent. Umwaka n'amezi 4 muyabashe ukaba uri muri uwo munyenga w'urukundo rudafite icyerekezo, rudafite future, ahubwo ari urwo kukumunga, ukakumunga n'ibyo wari ufite. nuko Imana yahabaye nkaba mfite family, nkaba mfite limite, urumva ariko this is too much. Bombi bagitangira gukundana muri Nzeri 2022 bagerageje kubihisha kure y'itangazamakuru, ariko kuko ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi, amarangamutima y'urukundo yatangiye kubatamaza muri 2023. Mu ntangiriro za 2023 nibwo Yago yashyize hanze amashusho y'indirimbo yise Swing, maze mu mashusho yayo hagaragaramo uwari umukunzi we mu buryo bw'ibanga Dabijo. Mu gusobanura byinshi kuri iyi ndirimbo, Yago yumvikanye avuga ko ikorwa ryayo ryagizwemo uruhare na Dabijo wayumvise mbere y'uko isohoka akayikunda, hanyuma akamusaba kujya mu mashusho yayo. Ikirenze muri ibyo, akanamuha amafaranga arenga gato miliyoni 1.5 y'amanyarwanda mu rwego rwo kumutera inkunga. Ku nshuro ya kabiri, Yago Pondati yongeye kwitambaza Dabijo mu mashusho y'indirimbo Magician yahuriyemo na Bruno K. Iby'ubwo bufatanye bimara kumenyekana, abantu bamwe batangiye kubakeka amababa, ariko bo bakomeza kuvuga ko ari ubucuti busanzwe. Mu ntera za 2023 Yago yakoze igitaramo cyo kumurika alubumu ye ya mbere yise Suwejo, kinitabirwa na Dabijo bari bafitanye umubano wihariye. Nubwo iby'uru rukundo rwabo bakomeje kubisha kure y'itangazamakuru, ariko mu mwaka wa 2024 washyize ukuri kose kugiye ahagaragara nyuma y'uko Dabijo wari umaze iminsi yotswe igitutu na Yago amureze mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Reba, amushinza kumukangisha ibirimo gushyira hanze amafoto n'amashusho bye yambaye ubusa, kuzamukubita akamumena umutwe, no kuzashyira hanze amayeri ye yo gucuruza abana b'abakobwa mu gihugu cya Nigeria. Nk'uko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira BTR yabishimangiye, uyu muhanzi Yago Pondati yitabye uru rwego. Ntabwo ubugenzacyaha bwemeje icyemezo uyu musore yakurikiranwagaho, ariko inyandiko y'ikirego cyatanzwe na Dabijo yasobanuye ko umubano wabo wari ushingiye ku rukundo. Muri iyo nyandiko kandi Dabijo yagaragajemo kumuhimbira ibyaha amubeshyera, nk'uko byumvikanye mu majwi asa nk'aya Yago yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, ari kuvuga ko Dabijo acuruza abana b'abakobwa. Ibi byaha byo gucuruza abana b'abakobwa bisa n'ibyo Dabijo yigeze gufungirwa muri 2018 agakatirwa imyaka 2 mbere y'uko ajurira akaza kugirwa umwere, ibyo yagaragaje nko kumusonga. Ubwo ibyo ikinyamakuru Nyarwanda cyabazaga Yago niba yo amajwi araye, Yago yasubije ko ntacyo yabivugaho. Icyakora kubera inkura y'ibimenyetso bifatika, ibirego bya Dabijo byose byaje guteshwa agaciro, maze Yago ahindurwa umwere atyo. Iby'ibyo birego byaje byiyongera ku ndirimbo ya mbere uyu mukobwa yaraherutse gushyira hanze muri Mutarama 2024 yise Jamais, igaruka ku rukundo yakundanye na Yago. We wari warabitse umutima we ahandi nyuma yo gushyira indirimbo hanze. Dabijo yabwiye ikinyamakuru Igihe ko igitekerezo cyo kwinjira muri muzika yakigize bituritse ku gahinda gakabije yagize kubera ibibazo yahuye nabyo. Mu magambo ye yagize ati, natangiye umuziki kubera akababaro mfite. Mbere nari nsanzwe ndirimba mu makorari mbikunda, ubu kumva ko nkunda kuririmba bikajya hanze, nagize agahinda gakabije mu buzima bwanjye, hari ibyambabaje bituma ngira iriya ndirimbo yishyira hanze. Uyu mukobwa yiyemerera ikinyamakuru Igihe ko yakoze iyi ndirimbo nyuma yo kudahuza mu rukundo na Yago Pondati. Mu magambo ye yagize ati, ni indirimbo nanditse nyuma yo kubona ko uyu musore
twari tumaranye igihe dukundana ampemukiye akansiga, ngira ngo n'amagambo ari mu ndirimbo ubwayo arabisobanura. Muri iyi ndirimbo hari umukobwa yumvikanye mu magambo y'icyongereza twagenekereje mu kinyarwanda agira ati nakwitagaho buri munsi nkashyiraho amafaranga n'igitsina, ariko gusa ntiwigeze ubona ko gukunda. Hari amakuru avuga ko nyuma y'umwaka n'amezi 4 bakundana, imva n'imvano yo gutandukana kwabo ari akavagari k'amafaranga Dabije yagurije uyu muhanzi. Uyu muhanzi icyarimwe n'umunyamakuru ariko bategereza ko bayamwishyura, amazi akomeza guhera mu kirere. Gusa uru rukundo rwa Dabije ntabwo bwari ubwa mbere Yago yaravuzwemo, kuko no mu mwaka wari wabanje muri 2021 Yago n'umunyarwandakazi wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Rudakangwa Charlie Esther bari baherutse kukangaranya imbuga nkoranyambaga mu ruhekane rw'inkuru z'urukundo rwabo, narwo rwaramenye mu rukundo rwo mu mpeshyi. Mu kubaza kwa 2022 nibwo Yago yahishuye ko yari amaze igihe kingana n'umwaka wose ari mu rukundo rw'ibanga. Nyuma yo gutomora umukunzi we Rudakangwa Charlie Esther mu butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram ahashyirwa umunsi umwe, aho yafashe ifoto y'umukobwa abundi akayerekesha amagambo yumvikanamo urwunyunyu rw'urukundo agira ati nakwandika igitabo cyose ku munsi wawe, uzi neza ibyo twanyuranyemo, ukwiye byose mwamikazi, ubaye umwaka wose n'iminsi mikeya ndishimira ubuzima bwawe, kandi n'iryango cyacu cariramba, ubuntu bw'Imana bukubeho iteka ryose. Birumvikana ko nyamukobwa nawe yagiraga icyo yagomba kugira icyo abivugaho, maze nawe mu gushimagiza ubutwari n'ubwema bw'umukunzi we araterura ati reka Imana ihabwe icyubahiro, imyaka yindi myinshi Imana igiteka ihumugisha umutima wawe utagiriranwa, urakoze cyane ku bw'imirimo y'amaboko yawe n'ibindi byose. Icyo nakwibwirira, uri umuntu udasanzwe. Abarimo Aline Gahongayire bakimara kubona no gusoma aya magambo yanditswe n'abari bamaze kuba inganzwa z'urukundo barishimye cyane, maze ibitekerezo babisigira nyiri byinshi, ari nako banibisabira umugisha. Gusa uyu mugisha no kurambana byasabwe n'abakunzi babo urasa naho waheze mu kirere, kuko mu mwaka wakurikiyeho mu 2022 watangiye ukarinda urangirana na hamwe twongeye kubona cyangwa se twumve inkuru z'urukundo rwabo rwagurumanaga cyane nk'umuriro w'amashara. Gusa nubwo hatigeze hamenyekana impamvu nyamukuru y'itandukana rya Yago na Rudakangwa Charlie Esther bakundanye hafi imyaka 2, hari amakuru avuga ko kwizerana hagati yabo kwaje kuzamo agatotsi, na cyane ko nyamukobwa yari yitoriye muri Leta Zunze Ubumwe za Michigan iri muri 50 zigize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe nyamuhungu we yabarizwaga i Kigali ku butaka bw'u Rwanda. Muri 2023 nibwo uwari umufana yahindutse umukunzi, wahise icyuho cya Dabije wari umaze kwirukanwa mu bwami bw'umutima wa Yago. Uwo mufana waje guhinduka umukunzi wa Yago ni umunyarwandakazi witwa Kayiranga Taita Krista, waje no kumubyarira imfura y'umuhungu mwiza bise Life, wavukiye mu mvururu ziganisha ku gutandukana kw'abamwibarutse. Mu ntangiriro za 2025 Yago abajijwe uko yamenyanye n'uyu mukobwa, yavuze ko yamenyanye na Teta ari umufana we, nyuma baza kwiyumvanamo baje kugeza ku ngingo yo gukundana. Mu magambo ye Yago yagize ati byatangiye ari umufana wanjye bisanzwe, nyuma turahuza tugiye kumarana imyaka 2. Icyo gihe Yago yanahishuye ko ikintu gikomeye yakundiye Teta Krista ari uko yasanze ari umukobwa ufite umutima mwiza. Muri 2022 nibwo Nyarwaya Innocent yatangaje ko ahunze igihugu biturutse ku gatsiko k'abashatse kumwica mu myaka 4 yari ishize. Mu gusohoka igihugu rero bikozwe mu ibanga rikomeye, Yago ntabwo yagombaga gusiga umukunzi we Teta Krista, na cyane ko bavugaga ko yari amaze kumutera inda. Kuhungira mu gihugu cya Uganda mu buryo butunguranye rero nibyo byatumye Yago abana huti n'umukunzi we Teta Krista batabanje kubona imihango y'ubukwe yose.
cyangwa se ngo basezerane imbere y'amategeko. Muri Werurwe 2025 nibwo Yago yashyize hanze indirimbo yise Elo isingiza umugore we, maze twe twabireberaga kure y'amarido dukeka ko bigiye kongera ikibatsi mu rukundo rwabo rwari rwaratangiye gushonga gahoro gahoro. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Gicurasi 2025 nibwo Yago yahishuye ko we n'umukunzi we Kayiranga Krista bamaze kwibaruka umwana w'umuhungu. Mu butumwa nyir'ubwite yatambukije ku mbuga nkoranyambaga, Yago yarateruye ati, Imana yakoze ibitangaza kuri twese, wakoze cyane Teta Krista, ndagukunda cyane kandi sinzigera nkwicuza. Imitima yacu iranezerewe, imiryango yacu iranezerewe, umwana yageze ku isi. Imana ni nziza kandi izahora ari nziza iteka ryose. Twe twabireberaga ahirengeye. Tukimara gusoma aya magambo twibeshye ko Yago n'umugore we bagiye kurushaho guhanya umubano wari umaze kuvukamo undi muntu, ariko nyuma y'ibyumweru 3 byari bihagije ngo tumenye ko twageze kwibeshya gukomeye, kuko nyamukobwa byaje kumwanga mu nda, akazingo twangushye twe, ubundi agaheka umwana, inzira n'umuhanda akabimarisha ibirenge bakageze ahategerwa imodoka zizi Kigali mu Rwanda, ubundi agaruhukira mu muryango we utuye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ubundi irirari ryo gutandukana rw'aba bombi byari byagaragaye bwa mbere nyuma y'uko buri umwe ahagaritse gukurikira buri umwe ku mbuga nkoranyambaga, ariko biza gushimangirwa n'ikiganiro nyir'ubwite Innocent yatambukije ku muyoboro we wa YouTube ku itariki 25 Kamena 2025, agaruka ku itandukana rye n'umugore we wamutwaye uruhinja nta kintu bapfuye, akanava mu rugo we adahari. Mu kumvikanisha igikomere n'agahinda Yago yatewe n'igenda ry'umugore we, yagize ati, sinababeshya mba numva narakomeretse, ariko nyine umuntu aba agomba gukomera. Ubaze umuntu ukunda mumaze kubyara, umaze kubona umwana w'imfura w'umuhungu, umuntu akawumutwara mu byumweru 3. Abantu mwabyaye mwe murabizi, umuntu akagutwara umutima mu byumweru 3 utanahari. Abagabo baca mu bintu bikaze, ni ziriya mfu mujya mwumva ukumva umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yabikoze, abanseka mwisekere. Nubwo kugeza ubu umugore we Kayiranga Teta Krista ntacyo arabitangaza ku itandukana rye n'umugabo we. Zimwe mu mpamvu zikekwa ko zagize uruhare muri iri tandukana, ihungabana ryitwa postpartum disorder rikunze kwibasira abagore bakimara kubyara. Kuba nyamukobwa atirishimiye uko yitaweho nyuma yo kubyara, kutishimira kubyarira, gutura mu gihugu cya Uganda n'izindi mpamvu zisanishwa n'ubwivumbure bw'umugore we, dore ko yanamushatse akiri muto. Gusa hari n'abavuga ko Yago adashobotse babishingiye ku mateka y'urukundo rwe na Dobiju wamuhaye byose, ariko nyamuhungu akanga akamunaniza, bityo ko na Teta Krista ariko byagenze. Ibivugwa ku itandukana ryabo ni byinshi, ariko uko biri kose kwivanga mu bibazo by'umugabo n'umugore bisa nko gukora ubusa, na cyane ko impamvu nyamukuru ituma bombi batandukana ibizwi kandi narebwa nabo gusa. Nk'uko inshuti nyashuti zigaragarira mu byago no mu bibazo, ubwo inkoramutima z'uyu muryango wari ukiri mushya zibabe hafi, ubundi biyunge bongere bahuze imbaraga, na cyane ko n'ubundi nta rugo rutabamo intonganya. Akaba umugani w'ikinyarwanda ugira uti, erega nazibona zidakomanya amahembe. Uyu Yago twikijeho muri iki kiganiro muri 2015 akirangiza amashuri yisumbuye yinjiye mu itangazamakuru, akorera Godrich TV, aza kuhava ajya kuri TV10, ari naho yamenyekaniye cyane nk'umwe mu banyamakuru b'abahanga bakora ibiganiro byibanda ku myidagaduro. Nyuma y'imyaka 5 akorera abandi, muri 2020 yatezeye akazi kuri TV10, ubundi arushaho guteza imbere umuyoboro we wa YouTube yise Yago TV Show yari yaramaze gushinga. Mu Gushyingo 2022 nibwo Yago wari umenyerewe mu itangazamakuru yashyize indirimbo ye ya mbere hanze yise Suwejo, maze urugendo rwe nk'umuhanzi ruba rutangiye gutyo. Kuri ubu akaba agiye gushyira hanze alubumu ye ya kabiri yise Yago Live 2 mu gihe kitarenze imyaka 3 yinjiye mu muziki.
ni nuko nsoje ikiganiro cya none. Nitwa Bizimana Dani. Iyi ni Bidani Drill TV. Mukomeze muturebe kandi mudukunde.